Tumenye ibiri mu nyandiko igice cya karindwi. Itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Kuva ku ngingo y'157 kugeza ku ngingo y'175. Nk'uko twabikoze mu bice bibanza, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kandi turaheraho igice cya 6 cyasorejwe, ni ukuvuga ku ngingo y'156. Dutangirane n'akiciro ka kabiri, ivangamutungo w'umuhahano, ingingo y'157, ivangamutungo w'umuhahano n'uburyo rikorwa. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko bishakirwa mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro. Tumenye ibiri mu nyandiko nimero 3 mu ngingo ya kabiri y'itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Turimo turasoma nk'uko byagenze mu bice bibanza. Kuri iki gice naho harasomwa igice kingana nk'iminota nka 25. Duhagarike tuzakomereze ku kindi gice, bityo kugeza turirangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco, Kigali kuwa 23 Nzeri 2025. Akiciro ka kabiri, ivangamutungo w'umuhahano. Ingingo y'157, ivangamutungo w'umuhahano n'uburyo rikorwa. Ivangamutungo w'umuhahano ni uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo, bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizungurwa. Ingingo y'158, ibarura ry'umutungo. Icya mbere, igihe cyo gutegura amasezerano yo gushyingirwa hashingiwe ku byo abashyingiranywe ubwabo bumvikanyeho, hakorwa ibaruramutungo ryerekana umutungo bwite wa buri wese n'umutungo buri wese ageneye iremezo ry'urugo iyo uhari. Kabiri, inyandiko y'ibaruramutungo ishyirwaho umukono n'abagiye gushyingiranwa, igakorerwa imbere ya noteri. Inyandiko y'ibaruramutungo ishyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishyingirwa. Gatatu, ikintu kitabaruwe nk'umutungo w'iremezo ry'urugo kiba umutungo bwite w'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo y'159, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo w'umuhahano. 1. Abashyingiranywe bavanze umutungo w'umuhahano bawucunga mu buryo bumvikanyeho kandi bafite ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. 2. Buri wese mu bashyingiranywe afite ububasha bwo gukoresha, kwikenuza no kwikuraho umutungo yigengaho. Inyungu n'ibindi byose byabyawe n'umutungo buri wese yigengaho bishyirwa muri uwo mutungo we. Ingingo y'160, kwishyura imyenda yafashwe n'umwe mu bashyingiranywe. Cya mbere, umwenda wafashwe n'umwe mu bashyingiranywe mu gihe cy'ivangamutungo w'umuhahano hagamijwe gukemura ibibazo by'urugo wishyurwa n'umutungo rusange. Iyo umutungo rusange udahagije kugira ngo wishyure uwo mwenda wose,
ibisigaye byishyurwa n'umutungo wa buri wese mu bashyingiranywe ku buryo bungana. Kabiri, umwenda wafashwe mu nyungu z'umwe mu bashyingiranywe wishyurwa na nyiri kuwufata ku mutungo we bwite. Icyakora iyo abashyingiranywe bafatanyije gufata umwenda wishyurwa ku mutungo rusange. Gatatu, ihazabu n'imyenda ishingiye ku buryozwe bw'icyaha kirebana n'umutungo bwite wa buri wese ni gatozi kandi byishyurwa ku mutungo bwite w'uwo bireba. Ingingo y'161, iseswa ry'ivangamutungo w'umuhahano n'inkurikizi zaryo. 1. Iyo ivangamutungo w'umuhahano riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, umutungo w'umuhahano n'imyenda bahuriyeho bigabanywa abashyingiranywe mu buryo bungana, naho umutungo bwite wa buri wese akawugumana. 2. Mu gihe cy'urubanza rw'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, urukiko rushobora gutegeka ko agaciro k'ibyangijwe n'umwe mu bashyingiranywe ndetse n'imyenda yafashe nyuma y'ishyingirwa akaba atarayigaragarije uwo bashyingiranywe bibarirwa mu mugabane we. 3. Iyo ivangamutungo w'umuhahano riseshwe ku mpamvu z'urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe, umutungo usangiwe n'uwo nyakwigendera yarayihariye ucungwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rikorewe. Akiciro ka 3, ivanguramutungo risesuye. Ingingo y'162, ivanguramutungo risesuye n'uburyo rikorwa. Ivanguramutungo risesuye ni uburyo abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana ububasha bwo gucunga, kwikenuza, kwikuraho umutungo bwite. Ingingo y'163, ububasha bwo gucunga umutungo. Iyo umwe mu bashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo risesuye ahaye uwo bashyingiranywe ububasha bwo kumucungira umutungo, amategeko rusange agenga amasezerano y'ubutumwa niyo akurikizwa. Ingingo y'164, iyishyurwa ry'imyenda. 1. Buri wese mu bashyingiranywe mu buryo bw'ivanguramutungo risesuye afite inshingano zo kwishyura ubwe umwenda yafashe mbere cyangwa nyuma y'isezerano ryo gushyingirwa, keretse iyo uwo mwenda bawufashe ku nyungu z'urugo amaze kubyumvikanaho n'uwo bashyingiranywe. 2. Umwenda bahuriyeho bawishyura bombi ku mutungo wa buri wese kandi mu buryo bumvikanyeho bajya kuwusaba. Ingingo y'165, iseswa ry'ivanguramutungo risesuye n'inkurikizi zaryo. 1. Iyo ivanguramutungo risesuye riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa bitewe no guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, buri wese mu bashyingiranywe agumana umutungo we bwite. 2. Iyo ivanguramutungo risesuye risheshwe ku mpamvu z'urupfu rw'umwe mu bari barashyingiranywe, izungura ry'umutungo wa nyakwigendera rikorwa hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Akiciro ka 4, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe
ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingirwa. Ingingo y'166. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. Abagiye gushyingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bushingiye ku masezerano ategurwa nabo ubwabo iyo itanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ingingo y'167. Iby'ingenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ikorwa mu nyandiko mpamo ikubiyemo: a. Uruhare rwa buri wese mu bitunga urugo. b. Uburyo bwo kwita ku bana no kubarera. c. Uburyo burambye umutungo uzacungwamo. d. Inkurikizi z'urupfu ku mutungo wabo. e. Inkurikizi z'ubutane ku bana babo. f. Inkurikizi z'ubutane ku mutungo wabo. g. Inkurikizi ku guhinduka kw'imicungire y'umutungo wabo. h. Ibijyanye n'imirimo idahemberwa yo kwita ku rugo. i. Uburyo bwo kwishyura imyenda yafashwe n'umwe cyangwa bombi mbere na nyuma yo gushyingirwa. j. N'ibijyanye n'impano, indagano n'izungura. Ingingo y'168. Inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. 1. Inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ishyirwaho umukono n'abagiye gushyingiranwa bombi imbere ya noteri. 2. Inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ishyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishyingirwa kugira ngo asuzume niba ibiyikubiyemo bitanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. 3. Iyo umwanditsi w'irangamimerere asanze iby'ingenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa bituzuye cyangwa binyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura w'Abanyarwanda, asaba abashaka gushyingiranwa kubyuzuza cyangwa kubikosora mbere y'uko umunsi w'ishyingira ugera. Icyiciro cya 2. Ingingo zihuriweho mu micungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Ingingo y'169. Guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ku muntu wahawe umujyanama cyangwa umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe wahawe umwishingizi. Umuntu wahawe umujyanama kubera gutagaguza umutungo cyangwa umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe wahawe umwishingizi ahitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo abifashijwemo n'umujyanama cyangwa umwishingizi we. Ingingo y'170. Guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. 1. Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bushobora guhinduka bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi.
Abashyingiranywe basabwa kugaragaza ko iryo hinduka risabwe ku nyungu z'urugo cyangwa impinduka zikomeye zabayeho mu mibereho yabo bombi cyangwa y'umwe muri bo. Kabiri, ikirego gisaba guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe gitangwa mu buryo bw'ibirego bisanzwe mu rukiko rubifitiye ububasha rukorera mu ifasi y'aho abashyingiranywe baba. Gatatu, iyo urukiko rwanze ku buryo budasubirwaho ikindi kirego ntigishobora kongera gutangwa hadashize umwaka umwe ubarwa uhereye igihe icyemezo cy'urukiko cyafatiwe ku buryo budasubirwaho kandi bishingiye gusa ku ngingo nshya. Ingingo y'171. Kumenyekanisha no kwandika ihinduka ry'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. 1. Umwanditsi w'urukiko rwaciye urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ku rwego rwa nyuma ashyikiriza kopi y'urwo rubanza n'inyandiko mpine yarwo umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'aho abashyingiranywe baba n'iy'aho batuye. 2. Umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'aho abashyingiranywe baba n'iy'aho batuye amanika inyandiko mpine y'urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ahashyirwa amatangazo mu gihe cy'iminsi 90 uhereye ku munsi icyemezo cy'urukiko cyabereye ndakuka. 3. Nyuma y'igihe giteganijwe mu gika cya 2 cy'iyi ngingo, umwanditsi w'irangamimerere ukorera mu ifasi y'aho imihango yo gushyingirwa yabereye yandika urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gitabo cy'inyandiko z'ishyingirwa bisabwe na nyir'ubwite cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu. 4. Ababerewemo umwenda bashobora gusaba urukiko rubifitiye ububasha mu buryo bw'ikirego ko ibyahinduwe mu micungire y'umutungo w'abashyingiranywe bitabagiraho ingaruka iyo babona bibangiriza cyangwa bishobora kubangiriza. Ikirego gisaza mu gihe cy'umwaka umwe ubarwa uhereye ku munsi bamenyeye izo mpinduka. Ingingo y'172. Kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo. 1. Iyo umwe mu bashyingiranywe abangamiye inyungu z'urugo, kwaba kutita ku mutungo w'umuryango ndetse n'uwe bwite cyangwa kuwupfusha ubusa, ashobora kwamburwa ububasha bwo kuwucunga, kuwikenuza no kuwikuraho bisabwe n'uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu ubifitemo inyungu hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. 2. Ikirego cyo kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo gitangwa mu buryo bw'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe mu rukiko rubifitiye ububasha rukorera mu ifasi y'aho abashyingiranywe baba. 3. Iyo urukiko rwemeje kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo ruha umwe mu bashyingiranywe wabisabye ububasha bwo gucunga umutungo bwite w'uwabwambuwe uretse igihe bibaye ngombwa ko urukiko rushyiraho undi muntu ucunga umutungo. Uwahawe gucunga umutungo afata ibyawe n'uwo mutungo iyo bihari bigakoreshwa mu gukemura ibibazo by'urugo, ibisigaye akabizigama.
kane, uwambuwe ububasha bwo gucunga umutungo ashobora kuregera urukiko kugira ngo asubirane ububasha bwe iyo agaragaje ko impamvu zari zatumye abwamburwa zitakiriho. gatanu, iyo umwe mu bashyingiranywe wari warahawe ububasha bwo gucunga umutungo mu buryo buteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo apfuye, umuntu ubifitemo inyungu asaba urukiko rubifitiye ububasha mu buryo bw'ikirego gitanzwe nk'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe kugena undi muntu wo gucunga umutungo w'uwari warambuwe ubwo bubasha. Muri icyo gihe inama y'umuryango igena ucunga umutungo by'agateganyo mu gihe urukiko rutaragena undi. Ingingo y'173. Impamvu z'iseswa ry'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe buseswa kubera imwe mu mpamvu zikurikira: a. Ubutane. b. Guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. c. Urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo y'174. Amategeko agenga imicungire y'umutungo w'abanyamahanga bashyingiriwe mu Rwanda, umunyarwanda n'umunyamahanga bashyingiriwe mu Rwanda cyangwa mu mahanga, cyangwa abanyarwanda bashyingiriwe mu mahanga. rimwe. Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe b'abanyamahanga baba bahuje ubwenegihugu cyangwa batabuhuje bashyingiranywe mu Rwanda bugengwa n'itegeko ry'igihugu cy'umwe mu bashyingiranywe cyangwa n'itegeko ry'u Rwanda. 2. Iyo ari umunyarwanda ushyingiranywe n'umunyamahanga, baba bashyingiranywe mu Rwanda cyangwa mu mahanga imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugengwa n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa itegeko ry'igihugu cy'uwo munyamahanga cyangwa iry'igihugu amasezerano abereyemo. 3. Abanyarwanda bashyingiriwe mu mahanga, iyo ishyingirwa ryabo ritabereye imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga, abashyingiranywe bahitamo ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugengwa n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa iry'igihugu amasezerano abereyemo. Ingingo y'175. Agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. 1. Mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe, urukiko rushobora guha agaciro imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. 2. Agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi bakabarirwa hagati y'10% na 39% by'umutungo bungutse uhereye ku munsi w'ishyingiranwa, hamaze kuvanwamo imyenda bafashe nyuma yo gushyingiranwa. Ni kuri iyi ngingo y'175 dusoreje igice cya 7 cya tumenye ibiri mu nyandiko
nimero ya gatatu. Igice cya munani gitangirana n'umutwe wa 10, impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango. Icyiciro cya mbere, impano zitanzwe mu rwego rw'umuryango n'uburyo zitangwa. Ingingo y'176, igikorwa cy'impano itanzwe cyangwa yakiriwe mu rwego rw'umuryango. Ni ingingo y'itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.